Yes, reka nongera nkwifuriza kugira ibihe byiza by'umwihariko nshuti mukundwa Chloe udohema kubana natwe gatariko kandi ishyano riraguye abanyarwandakazi barundi kazi inkuru itugezeho aka kanya Uwanyana Assia mu by'ukuri akoze ubukwe n'umwana ukiri muto wo guturuka muri Canada bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake mu by'ukuri uyu munsi abanyarwandakazi barundi kazi Uwanyana Assia twavuga ko mu by'ukuri mu kinyarwanda cyiza akinka amabere kubera ko mu by'ukuri gufata umwana w'imyaka 24 akaba yashyingiranwa n'Uwanyana Assia ugiye kugira imyaka 35 mu by'ukuri n'ibintu biteye ubwoba n'agahinda mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu Uwanyana Assia atwawe n'umwana ukiri muto n'umwana ufite amafaranga guturuka muri Canada bikaba ari ibintu byakomeje kugera mu by'ukuri bivugwa n'abatari bake mu Rwanda ndetse kandi mu nyemerere tugaruke kuri inkuru yakomeje kugenda inavugwa mu Rwanda mu by'ukuri benshi bibaza impamvu Uwanyana Assia yahisemo kuba mu by'ukuri yashakana n'umwana w'imyaka 24 reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu nimba ari bwo bwa mbere by'umwihariko mukundwa turagusaba kwiyandikisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe ukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatarwa kandi munyemere tugaruke kuri amwe makuru yakomeje kugenda avugwa Uwanyana Assia mu by'ukuri atwawe n'umwana ufite imyaka 24 bikaba byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake ndetse kandi benshi bakomeje kugenda bakomoza kuri inkuru mu by'ukuri n'abaseganaga n'Uwanyana Assia mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga kuri inkuru inzahuke Pastor Theogene abasha kuba yakubaka benshi mu by'ukuri bakomeje kugenda bumva ko iyi nkuru atari ya nyayo ni inkuru yakomeje kugenda iterwa utwatsi n'abanyarwandakazi ndetse kandi bakanavuga ko ibi ngibi bitari byo kubera ko Uwanyana Assia numwe mu badamu mu by'ukuri mu Rwanda bafatirwagaho icyitegererezo ariko uyu munsi abashe kuba yakiki cyitegererezo akaba ashatse umwana w'imyaka 24 bikaba byateye benshi agahinda mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake ndetse kandi benshi bakomeza kugenda bibaza impamvu Uwanyana Assia afashe umwanzuro mu by'ukuri wo kwita ashakana n'umwana muto gutya kuri ureba nyine nawe ukabona ko akiri umwana muto cyane kubera ko Uwanyana Assia arakuze imyaka 34 afite nabwo ariyo gushakana n'umwana w'imyaka 24 bikaba byakomeje kugenda biteza impaka mu Rwanda benshi bakomeza kugenda bibaza icyateye Uwanyana Assia kwita afata umwanzuro nk'uyu mu by'ukuri wo kwita ashaka umwana nk'uyu mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake mu nyemerere tugaruke kuri mu magambo yakomeje kugenda avugwa kuri uyu mwana mu by'ukuri bivuga ko n'umwana ufite amafaranga kandi utuye muri Canada mu by'ukuri navuga ko nyine Uwanyana Assia ashobora kuba yarakurikiye amafaranga ariko benshi bakomeza kugenda bagimpaga kubera ko mu by'ukuri Uwanyana Assia yamaze kuba yakora brand cyangwa se izina rikomeye mu Rwanda ryo kuba bamufata nk'umubyeyi muzima cyangwa se mu by'ukuri umuntu utakora icyaha icyo ari cyo cyose ariko kuri uyu munsi atengushye abamukunze cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange bikaba byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake benshi bakomeza kugenda bibaza icyatumye Uwanyana Assia mu by'ukuri ahita ashakana n'uyu mwana uyu mwana kandi yakomeje kugenda atangaza inkuru ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu by'ukuri Uwanyana Assia bakundanye ndetse nyuma yo gukundana bakaba banafata umwanzuro wo kwita bakora ubukwe uyu munsi bakaba ariho bakoze ubukwe Uwanyana Assia mu by'ukuri bikagaragara ko byakomeje kugenda biramutera isoni ndetse kandi nta n'amagambo yegeze anabasha kuba yatangaza kuri uyu munsi ariko mu by'ukuri hari amagambo amaze iminsi avuga ko nyine Uwanyana Assia yakomeza kugenda akora ingendo zitandukanye nyuma yuko bikomeza kugenda bivuga ko mu by'ukuri umuryango w'izahuke Pastor Theogene yabashe kuba yafonda cyangwa se mu by'ukuri yashyize yubatse uyu Uwanyana Assia abashe kuba yawusenya uyu munsi mu by'ukuri ndagira ngo nyuma y'amezi 2 ashize mwakomeje kugenda mubona mu by'ukuri aba bana bose baturuka ku nzahuke Pastor Theogene yasize bakomeza kugenda bigaragambya kuri social media bavuga ko mu by'ukuri uburenganzira bwabo bwabashe kuba bwahoshwa nyuma yuko nyine Uwanyana Assia akomeza kugenda akora ibikorwa bitari byiza ndetse uyu munsi akaba yabigaragarije abanyarwanda bose akaba yashakanye n'umwana w'imyaka 24 bikaba biteye agahinda n'ubwa mu by'ukuri niho byakomeje kugenda bibabaza abanyarwanda muri rusange by'ukuri bakomeje kugenda batangaza inkuru zitandukanye bavuga ku Uwanyana Assia nyuma yo gukora igikorwa kigayitse mu by'ukuri akaba yashakana n'umwana w'imyaka 24 benshi mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaruka kuri iki gikorwa Uwanyana Assia yabashe kuba yakorana igikorwa mu by'ukuri buri wese atamushimira ni igikorwa ureba nawe ukabona ko ari igikorwa kigayitse kubona umubyeyi nk'uyu mu by'ukuri wibashye ashakana n'umwana w'imyaka 24 ndetse kandi we akaba afite 34 bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake uyu munsi mu by'ukuri abanyamakuru bakomeje kugenda bibanda kuri
iyi nkuru y'Uwanyana Asia, ndetse kandi mwakomeje kugenda bunabona kuri platform zitandukanye iyi nkuru ikomeza kugenda trending, mu by'ukuri bavuga ko Uwanyana Asia ibashe kuba yashakana n'umwana ukiri muto, umwana mu by'ukuri nyine ugaragara ariko ko afite amafaranga, ndetse kandi benshi bakomeza kugenda barya impaka bavuga ko nyine Uwanyana Asia ashobora kuba yarakurikiye amafaranga, ariko benshi mu by'ukuri bavuga ko urukundo aricyo kintu cya mbere, ndetse kandi benshi bakomeza kugenda batera documentaire cyangwa se mu by'ukuri comment bavuga ko Uwanyana Asia atakagombye kuba ashatse umugabo, abandi nabo mu by'ukuri bakavuga ko nyine kuba Pastor Theogene yarapfuye Uwanyana Asia akiri umukobwa muto atakagombye kuba yaguma gutya, ndetse nawe agomba kuba yashaka umugabo akiberaho ubundi buzima bwe bushya, cyangwa se mu by'ukuri agatangira ubuzima bwe bushya. Uyu munsi bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binemezwa, aho kandi Uwanyana Asia agiye gutangira kubana n'umugabo we, bikaba byakomeje kugenda mu by'ukuri bitangaza benshi bakomeje kugenda bumva iyi nkuru ikabatera ubwoba, ndetse bakavuga ko atari niya nyayo. Ariko kuri uyu munsi mu by'ukuri nkimara kubona iyi nkuru ku isaha y'isa 3 nahise nyarukira ku J.com ngisoma iyi nkuru, nabonye mu by'ukuri ko Uwanyana Asia ari kuba mu by'ukuri nyine agiye kuba yashakana n'umwana w'imyaka 24. Ibintu mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri Uwanyana Asia atakagombye kuba ashakanye n'umwana, cyangwa se mu by'ukuri nubwo yari kuba anashaka umugabo yari gushaka umugabo ukuze, ndetse kandi abanyarwanda bakomeza bose kugenda bahuriza ku kintu kimwe bavuga ko mu by'ukuri Uwanyana Asia abashe kuba yatenguha abanyarwanda nyuma yo gushakana n'umwana aruta, bikaba byanateye benshi agahinda muri rusange. Mu by'ukuri benshi bakaba bakomeje kujya babona iyi nkuru ikomeza kugenda itrending ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse kandi bakanavuga ko nyine Uwanyana Asia mu by'ukuri yakoze amarorerwa, icyo twakwita mu kinyarwanda kiza guca inka amabere. Abanyarwandakazi barundikazi, uyu munsi nibwo kandi Erive cyangwa se mu by'ukuri wabashe kuba wanakundana n'uyu Uwanyana Asia yaje kuba yatangaza inkuru avuga ko mu by'ukuri baje kuba banakundana kera, ariko mu by'ukuri Uwanyana Asia aza kuba yakashakana na Pastor Theogene. Pastor Theogene akibura gupfa yabashe kuba mu by'ukuri yasize umuryango w'inzahuke, ariko kuri uyu munsi amakuru ari gukomeza kugenda avugwa nuko umuryango w'inzahuke ubashe kuba watandukanye, cyangwa se mu by'ukuri wese yagenda ukwe, bikanavuga ko nyine Uwanyana Asia ari wakomeje kugenda unakora ibintu byose, ndetse kandi agakomeza kugenda anasaba amafaranga y'aba diaspora, avuga ko agifite umuryango w'inzahuke, bikanatuma mu by'ukuri bamufasha ariko nta bana afite ari kurera. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bivuga ko nibisangwa ari byo ashobora kuba yanakurikiranwaho n'urwego rwa RIB, ndetse kandi dore ko nyine akomeza kugenda agaragaza amarangamutima abwira abaturuka muri Canada, United ndetse no muri Amerika, mu by'ukuri ababwira ko afite abana Pastor Theogene yabashe kuba yamusigira batari kurerwa neza, aba bana mu by'ukuri bagahabwa inkunga, ndetse Madame Pastor Theogene akaba yaragaragaye ko mu by'ukuri aya mafaranga yakoresheje ku nyungu ze, bikanatuma mu by'ukuri RIB igiye kuba yamukurikirana nyuma yo kuvugwaho amakuru atari meza cyane ko ashobora kuba agiye gusezera akazi, bitewe nuko nyine mu by'ukuri yabashe kuba yahabwa amafaranga. Ariko mu by'ukuri akimara kuba yahabwa amafaranga bigakomeza kugenda bivuga ko mu by'ukuri aya mafaranga yakoresheje ku nyungu ze, ndetse kandi akanigurira imodoka y'ibeni itwara ibyondo cyangwa se umucanga. Uyu munsi mu by'ukuri Uwanyana Asia akaba yarahawe amafaranga akayakoresha ku nyungu ze, abana b'inzahuke Pastor Theogene yabashe kuba yasiga bakaba barateragiye. Uyu munsi hakomeza kugenda havugwa inkuru ko nyine aba bana b'inzahuke Pastor Theogene yabashe kuba yasiga batandukanye, bikanatuma Uwanyana Asia atakarizwa icyizere. Reka ngushimire ko twabanye gatanu ku